Yes, uyu munsi rero mu kiganiro kitari kirekire cyo nashaka ko twivuganiraho cyangwa cyo nashaka ko tuvugaho mu buzima bwa buri munsi bakunzi ba Seven Mountains TV. Jumenya ko ibikubaho byose burya byari mu mugambi w'Imana. Wasenze utasenze, wubaha Imana utayubaha, hari plans z'Imana ziba zigomba gusohora ku buzima bwawe uko byagenda kose. Umunsi rero icyo turi buvugeho, hari ibintu byinshi umuntu aba yifuza adasengera cyangwa se ananasengera ntibize, none ugasanga ndifuza ikintu ndanagishaka cyane, yewe ndanagisengera ku rwego rwo hejuru, ngifatira ibihe ndiyiriza ndisonjesha ku bw'icyo kintu, ariko ukabona icyo kintu cyanze kuza cyangwa se ukabona icyo kintu ntabwo kiba pe. Buriya rimwe na rimwe ushobora gusanga mu mugambi w'Imana bifite icyo kintu kitarimo, kutazakigeraho cyangwa se kutazakigira, ukagisengera ukakibyiza gusa wapi kikanga ntigikoreke. Ariko never give up, komeza ugisengere, komeza ukingingire, yenda nibigeraho bizakora ku mutima w'Imana ivuga ariko reka umusubize ngo uhereze kino kintu. So hari byinshi cyane twifuza tutajya dusengera cyangwa se byinshi cyane twifuza dusengera nibizi. Hari n'ibindi bintu rero byinshi bitugeraho tutarigeze tunabisengera mu by'ukuri. Hari ikintu rero tujya kubona ukabona ni chance je mu buzima utarigeze unanayitekereza, utarigeze unanayisengeraho na rimwe, kubera iki byari mu mugambi w'Imana, nta kintu cyagombaga kubitangira. So ujya kubona ubona ibyo bintu biraje. Rero niba ujya ugerwaho n'icyo kintu utarigeze ugisengera, do not be excited cyangwa se ngo gitume uhinduka undi wundi. Amahirwe nakuzaho ukabona barakwampointinze muri position runaka, wihita ubigira impamvu yo gukandagira kwa cyangwa se ngo uhita wiyemera ngo ngiye ngo I deserve it. Nari nkwiriye bino bintu, nde wakubeshye? Menya ngo sometimes byinshi bitugeraho tutarigeze tunabisengera, sometimes byinshi turabisengera ntibigira binaba, ariko byose biba biri mu mugambi w'Imana. Kuvuga ngo ukivuka ukiza ku isi hari umugambi Imana yari ifite ku buzima bwawe, cyangwa se hari icyo Imana yari yarateganyije kuri wowe byanze bikunze kigomba kuzakubaho. Rero niba ubisengera ukabona nibije, hari n'igihe bitari mu mugambi w'Imana kuri wowe. Niba hari ibyo utasengeye ukabona biraje byikubisaho, yes, wari umugambi w'Imana, ariko menya ngo how I'm going to manage them, ni gute ngiye kuba muri ibi, muri uyu mugisha w'ikivejuru nguyeho, you know. So rero mu by'ukuri ni ibintu bibaho cyane. Ikindi, hari ibintu byinshi cyane bitubaho tutajya twibuka no gushimira Imana. Nyine tuba tuzi ko ari ibintu bigomba kubaho, kandi mu by'ukuri abandi bo bitabagezeho, abandi bo batabibonye. Hari igihe nimugora ndimo ndeba ikiganiro umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, ubu ngubu afite doctora, umudokiteri, avuga ko yabihirimbaniye, avuga ko ya fightinze, urumva kuvukana ubumuga bw'uruhu abakwita amazina ya naya, societe hari icyo bahita guha kandi ugikwiriye, you know. Ni ibintu rero uba warisanze mutarate, nyine ntabwo wabiteguye nyine byakujeho. Rero kuvuka wo kisanga umeze nk'abandi, kuvuka ukisanga aho ngaho nta rugingo ubura, kuvuka ukisanga nyine uri normal, hari igihe ugira ngo ni ibindi bisanzwe, ureka da. Ni ibintu byinshi nyine bitugeraho tutajya twibuka no gushimira Imana, kandi mu by'ukuri yarabikoze cyangwa kubikora mu bushake bwayo. So rero hari ibintu twifuza dusengera nibize, hari ibindi twifuza tukabisengera ntibinaze, hari ibindi tudasengera ukajya kubona ukabona biraje, hari n'ibindi byinshi dutunze tutajya twibuka gushimira Imana. Harimo imvugo ivuga ngo erega ibyo turirana abandi barabiririra mugenzi. Wowe cyumva uyu munsi ufite na akazi ni kabi, karahemba make, ni hari izi avantages n'izi ntazihari, nyine kumva birakubangamiye, umutima n'ibiguhesheje amahoro. Hari abandi bifuza ako kazi kavuga ati n'uwaduha gatoya munsi yako ngako twagakora kandi twishimye. Sometimes ibyo turirana abandi baba babiririra. Isomo rero ririmo aha ngaha kuri bya bindi byinshi twifuza tutajya dusengera cyangwa se dusengera ntitubone, menya ko nyine ariko Imana yabipanze. Situashikujeho yose menya ngo byari mu mugambi w'Imana. Ukivuka cyangwa se na utaranavuka kera, kuko buriya ngo mbere yuko uba printed, I'm sorry to say so, mbere yuko uvuka
ababyeyi bawe bahura ukavuga kera wari uri mu mugambi w'Imana. Imana yari izi ko mu gihe itariki iriya uzavuka kandi uzavira ku isi iriya tariki. Iyo periode rero yo kuza ku isi no kuhava hari ibintu binini cyane, cyangwa se hari umugambi muremure cyane Imana yari yarapanze. Rero byinshi bikubaho burya ntaho wari bubicikire. Hari igihe uvuga ngo yomba ntaraha iki kintu ntabwo cyari kumbaho, kubera iki? Byarashoboka ko cyagombaga kubaho. So rero akenshi ibyinshi bitugeraho cyangwa se ibyinshi bituzaho nuko Imana iba yari yarabipanze. Menya ngo rero niba nsengera ikintu ntikize bye kugutera kwifumbura ku Mana. Menya ngo rero iki ngiki ko ntari naragiteganyije kikaba kingezeho byo kukubera intandaro yo kwica ku bantu cyangwa se kumva uri igitangaza. Menya ngo kandi ngo nkwiriye gushimira bino mbona byinshi kuko naho ntabisengeye byaraje, kubera ko nabyo byari umugambi w'Imana. So niki twita umugambi w'Imana kuri wowe nubwo buzima ubayemo uyu munsi? So shimira Imana ukomeze, shimira Imana ibyo ufite, komeza uyiringire kandi komeza uyubahe. Yes, bantu mwese rero bakunzi ba 7 Mountains TV, ntabwo nzamva nkora ibiganiro birebire, ndanyura ngo twiganirire kanyuremo twibukiranye. Ariko mugenzi nanabibutse gukanda kuri subscribe, dushyigikire, ntacyo bitwaye gukanda kuri subscribe umunota umwe, just gukandaho ukikomereza. Duhe ka like, ntacyo bitwaye, kora ka commentaire uvuga ibyo bintu n'ibyo, cyangwa uvuge se commentaire yose ipfa kubita dutuka cyangwa se datukana turayakira, ariko n'abatukana nta kibazo, nisimba ibyo wahisemo nyine ntacyo bitwaye. So rero reka mbashimire, mbifurize kubwa neza kandi mbifurize impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze kubareba neza kandi Imana ikomeze kubaha amahoro y'umutima. Ndi Emma, imisozi yo ni 7 tuganiraho. Twibuke kuba aba ambassador beza b'Imana ku misozi yose tubaho. Murakoze cyane.